Ngewe nigeze kugendesha ibirenge mara igihe ngenda nambaye inkweto ihagaruka dodo gato, noneho nagera aho abantu batari inkweto nkayikuramo, namara kuyikuramo nkagendesha ibirenge, nagera aho abandi bantu bari nkayishyiramo. Nashaka kugira ngo gusa ndinde ubuhamya. Ibi ndabyibuka nkumva amarira ajenze mu maso. Nigera mba mu buzima aho nigeze kubaho ababyeyi banjye bamfata banjyana kunsabisha imfashanyo kugira ngo imibereho yawe ibeho. Baranjyana banyita ikimuga, banyita ko mugaye kandi ntamugaye. Arambwira ngo ni nkambakambe ngo mvuge yuko ndamugaye amaguru. Arangije kunkubita umugeri ndihangana ubwa mbere, ankubita uwa kabiri nabwo ndihangana, uwa gatatu mbona urambabaje. Nisigaga avoka, ndibuka najyaga nyigura mu isoko hari centre ya 20, nabwo kuyabona byari bigoye. Nuko noneho arampamagara ambwira ati ngewe n'umuryango wanjye kose twafashijwe, nge nanatekereje ko naguha imodoka gusa nguhaye n'inka. Rero ndashaka ko uzaza kureba inka kandi iyo nka nkayikwereka, noneho kava kuyireba uhita noneho utwara imodoka yawe. Twongeye kubasuhuza abateze amatwi Isezerano TV. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Ni wa mwanya nanone twongeye kuza kuganira kugira ngo twongere tuvuge ubutumwa bwiza, twongeye tuganira kubyo duciyemo muri ibi bihe, muri umuhamagaro, ibyo tunyuramo. Imana itugire neza, reka dusengane. Data mu izina rya Yesu ndagushimye kuri Imana igira neza, ngushimiye aka kanya wongeye kuduha ko kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe, tuvuge ubutumwa bwawe ubwo waduhamagariye kuvuga. Mana, arambura ikiganza cyawe ukore kuri buri umwe wese kandi ukurugutura amatwi ye kugira ngo abashe kumva. Mana, ukore ku rurimi rwe kugira ngo abashe kuvuga ibikwiye. Witeka Imana nyiringabo, imitima yacu turize imbere yawe kugira ngo tubashe kumenya icyo dukeneye n'icyo dushakaho muri ibi bihe bigoye, mu bihe bigoye binyuranye. Kandi Mwami w'Imana witeka, harimo byinshi bishaka kudutembana. Nzi rero ko ujya utwitaho, nzi neza ko ujya uturwanirira. Rero buri umwe wese uteze amatwi iyicano, reka abashe kumva abo butumwa buhindure mu bugingo, mu buzima bwe bwose buhinduke busha. Urakoze urakarama, bisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana ibagire neza. Nongeye kubasuhuza nk'uko mubizi, amazina yanjye banyitana umukobwa Fanny cyangwa se Pastor Fanny. Ayo niyo mazina nkunzwe kuvugwaho, ayo niyo nkoresha. Rero nkunda Imana mbere yo kuba umupasiteri, nkunda Imana, ariko hari ahantu mbere yuko ugera ku rwego rwo kwicara ukaturuka ukavuga ngo nkunda Imana, hari aho ubuciye, hari ibihanamanga ubunyuzemo, hari intambara ubuciyemo. Byose ibyo byose nibiguhinyuza ngo birebe yuko ukunda Imana. Buriya kwakira agakiza ni ikintu kimwe, no gukizwa ni ikindi, no gusiga ni ikindi. Ushobora kwakira agakiza ariko warangiza ukikumira mu buzima busanzwe. Ushobora rero gukizwa ukamara amazi ugakunda Imana, ariko gusiga, ariko kwakurekura ibyari bikubase, kwakurekura ya kamere, kwakurekura ibyari indamu yawe bikakubera ikibazo. Ibyo byose rero twese twabiciyemo. Ukimara gukizwa bimwe bikakugora. Rimwe rero iyo utaraca muri ibyo bihe ko ari bitatu, birakugora kugira ngo ubashe kuba imvugo y'Imana, birakugora kugira ngo ubashe kugera ku mugisha w'Imana, birakugora kugira ngo ubashe kwakira mbese urukundo rw'Imana cyangwa se wumve umunezero w'Imana. Ibyo ni ibintu byinshi bigenda biduhinyuza ducamo. Rero akenshi ugasanga wahura n'umuntu avuga ngo nge narasengaga, nari umurokore, nakoraga ibi, ariko wajya kuroka avuga ati je nta nyungu nigeze mbona mu gusenga. Pendi bukangikizwa, mu gukizwa kwanjye byari bigoye cyane. Ntago nakijwe kubera ko nabishakaga, nta nubwo nakijwe kubera ko nabwirijwe ubutumwa nkatsindwa. Oya, igihe nabwirijwe ubutumwa ntago ari bwo nakirijwemo, ahubwo umwuka wera aransanze arantsinda, arasanga anyemeza ibyaha. Hari igihe rimwe mu buzima ukumva ntacyo bunatwaye, kumva n'ibyaha nta birimo. Ariko reka nkubwire, mbere ko dutangira kuganira, reka mbanze mbahe ubuhamya gatoya ku bintu nabanje gucamo. Ndibuka nkimara gukizwa,
kuko mu buzima bwanjye mu buto bwanjye numvaga nkunze Imana ku rwego rwanjye, cyangwa se mu buryo nayoborwagamo numvaga nkunze Imana, ariko nanone nkumva ibintu by'abarokore, nkumva uburyo basengamo, uburyo birirwa barira, uburyo bazamuka imisozi, uburyo bajya mu mazi, nkumva sinabishobora. Ariko ndibuka ko najyaga nkurikira abandi, ariko muri icyo gihe umuntu umwe twasenganaga arambwira ngo impamvu ubona ukabona ntubasha kurira ngo nuko ibikuriza bitaraza. Arambwira ngo impamvu ubona abazamuka imisozi ukumva nta gaciro bihaye nuko nta birakuzamura imisozi byari byaza. Umunsi uzamenya ko mwuka wera kugendereye uzatangira kumva ari ibintu ushaka gusiga. Mu by'ukuri icyo gihe cyaje kugera, ndibuka umunsi umwe nabanje njya gusenga, nagize ikigeragezo kirankubita nanjye niga gusenga. Nagiye munsi y'urugo gatoya hano hirya mu Kagarama, njya munsi y'urugo ahantu hepfo hari ibiti by'ibitovu, ndangije ndyama aho ngaho iryo joro, ndaramo nubitse ndansenga mpamagara Imana. Ndibuka hari abantu baturutse ryenya barabajura baje banca hejuru, bamaze kunca hejuru ndavuga nti ndapfuye neza. Ariko burya Imana igidutabara no mu bwoba bwacu, Imana irandengera aho ngaho, ntago kintu bigeze bantwara, ariko umutima urakubita ngo pa igitima kiradiha. Ariko ndangije mu gitondo nza kubyuka nsubira mu rugo, ko ntago nashoboraga kwiyiriza cyangwa se ngo nsenga iminsi myinshi, ariko ndavuga ngo ntacyo nako karabaye. Nuko ndangije ndakomeza, maze gukomeza njya mu rusengero, ngeze mu nyuma y'iminsi nk'itatu nabyo birakunda. Buriya iyo ugikizwa Imana iragukunda, iguha amata, iguha uturyo tworoshye. Nyuma rero naje gukomera, ariko muri icyo gihe burya ntabwo ushobora kugera ku mavuta udaciye ahantu. Amavuta yose asaba ikiguzi, hari ikintu ugomba gutanga, hari n'igihe ugomba guca. Rero nshatse sinzi ukuntu nibutse ndavugana, ariko abantu ko tubabwiriza ubutumwa, ariko kuki tutajya tuvuga intambara duhuye nazo? Hari igihe tujya tuvuga intambara z'ibihe twaciyemo tutarakizwa, urugero twaciyemo, ariko ndashaka kuhaganiza urugendo naciyemo nge rungoye rumvuna kugera kuri urwego rwo kuba pasiteri, rwo kugera kuri urwego mpagazemo nshobora guhagarara imbere y'abantu nkavuga. Ntago byari byoroshye, rwa rugendo rugoye cyane, rwa rugendo rwo kubabara, rwa rugendo rw'inzara, rwa rugendo rwo kwambara ubusa. Ngewe nigeze kugendesha ibirenge, mara igihe ngenda nambaye inkweto ihagarara ukadodo gato, noneho nagera aho abantu batari, inkweto nkayikuramo, namara kuyikuramo nkagendesha ibirenge, nagera aho abandi bantu bari nkayishyiramo. Nashaka kugira ngo gusa ndinde ubuhamya. Inkweto ndayambara, mara igihe ngirije ipimwe, mara igihe ndi mu buzima bugoye, inzara ikankubita. Najya nkora urugendo rurerure, mva hano centre Kicukiro nkajya Kinyinya, nkagenda n'amaguru, nkongera nkicara ahantu hamwe, nihambira igitambaro mu nda, mara igihe ngenda. Wari uzi ko ari igihe ucamo, ari igihe abantu bicara akavuga ngo narashonje, ariko ajya kure ugasanga ntabwo yashonje. Hari igihe umuntu ahagarara akabwiriza ubutumwa, ariko ajya kure ugasanga nta buhamya. Buriya maje gusobanukirwa ko Mose yaramye imyaka 120, ariko yari afite iyo myaka yose yari ifite icyo yavugaga. Yamaze imyaka 40 aba kwa Farawo, aguwe neza, aho hitwaga ngo ni Iwabo nubwo hatari Iwabo. Yaryaga neza, yambaraga neza, yaraguwe neza. Ariko indi myaka 40 yayimaze mu butayu, aho hatorezwa atozwa kugira ngo yige igisirikare cyangwa yige imvugo y'Imana, uburyo azagenda akajya kwambutsa ubwoko bw'Isirayeli. Indi myaka 40 yayimaze mu rugendo agenda. Shuti mwene data, mu butayu aho twari turi, mu byaho twari tubayeho neza, twararyaga, twaranywaga, twarambaraga, twari beza, hari uko twasaga. Ariko uyu muntu w'inyuma ni wari mwiza, w'imbere yari mubi. Wanywaga inzoga ushaka, waryaga aho washakaga, hoteli wagendaga washakaga, imodoka washakaga wagenderagamo. Ariko nubwo ibyo byose byabagaho, ariko umuntu w'imbere yari ashonje, yari akennye, yari ananutse, yari ashukuye. Rero ni ukuvuga ngo iyo ukijijwe hari ikiguzi utanga, ikiguzi cyo kugira ngo umuntu w'imbere nawe abeho. Niyo mpamvu rero nanjye natanze icyo kiguzi, ncaho banza kwambara ubusa ntarigeze mwambara. Mwibuke ko jye nababwiye ko nge mvuka mu bana 14, ndi umwana wa 12, nonse imyaka 8. Ariko muri urwo rugendo rwo kugira ngo ngere kuri ibyo bihe, nigera ibi ndabyibuka nkumva amarira ajenze mu maso. Nigera mba mu buzima aho nigeze kubaho ababyeyi banjye bamfata banjyana kunsabisha imfashanyo kugira ngo imibereho yawe ibeho. Baranjyana
banyita ikimuga, banyita ko mugaye kandi ntamugaye kubera imibereho bari bariho. Hari igihe twabayeho dutungishije abandi, ariko kuko barambwira ngo yari musaza wanjye wanjyanye, arambwira ngo ni nkambakambe ngo mvuge yuko ndamugaye amaguru ntabasha kugenda. Ndibuka ko icyo gihe nagiye banjyana ku igare mu gikarito, mu kintu kimeze nk'ikintu cyari ikintu cy'igisanduka cyabagamo amacupa ya byeri, amacupa maremare cyane, ngira ngo cyari cyabaga cyanditseho Kinshasa. Anterekamo, amaze kunterekamo, iwacu bari badahari bagiye guhinga, arambwira ati jyamo noneho nkujyane ahantu hari centre de santé. Aho hantu bagombaga kumuha amavuta ya buto, ayo bitaga cyo gihe bahitaga bahitaga amakoto, handi makayabu, yafi y'umunyu, noneho na porci ariyo cyangwa se buriguri uko wabyita. Ibyo nibyasabaga kubera imibereho umuntu yabaga arimo. Hari imibereho twabayemo, iyo mibereho rimwe na rimwe ari igidukurikirana. Reka tujye tuvuga ubuhamya twavuye kugira ngo wowe ubwawe udukurikiranye umenye ko nawe ahuri Imana ishobora kuhagukura. Antereka muri icyo gisanduka, ashyira ku igare, turagenda rwo rugendo rurerure cyane. Arambwira ngo twajyaga ku mugezi akama amazi, arangije arambwira ngo nuhagera imbere y'uriya muzungu w'umuganga umubwire ko utabasha kugenda, nakubwira kugenda uvuga ko utabizi utigeze ugenda. Icyo gihe urumva aramfata, aranyoza, ankuba ibirenge. Mu bene data ibirenge byigenda n'ibitagenda ntago wabitandukanya, ntago biba bisa, ariko ndabyibuka icyo gihe anshyira mu gisanduka. Turagenda, tugeze imbere kuko wagombaga kuvuga indwara urwaye, none bakabona kuguha. Reka nkubwire wowe unteze amatwi, ntuzategereze ko umuntu agusaba, uzibwirize, ugire umutima w'imbabazi wo kugira ngo umuntu aguhe, urebe icyo akennye ukimuhe mbere ko umuntu arinda kugusaba. Nuko akoresheje ubwo buryo, kuko bari barambiye kurya indyo imwe, yararambiye kurya ibijumba bitagira ibishyimbo bitagira amavuta bitagira iki. Aravuga ati natwe twajyana uyu nguyu ucyonka nubwo ari mukuru, urumva nafite imyaka 8 nari naranatangira ishuri, atari ku uyu nguyu yabasha amateka. Hari ahantu amateka ducisha akadutinza, ariko ntacyo ko twamenye Imana yacu yadukuye aho ngaho. Noneho arangije ngezeyo ndakambakamba, maze gukambakamba ngenda nkurikiye abandi. Umuganga arandeba, bamwitaga Siriro, arandeba aranyitegereza, arambwira wowe ntago ugenda, naho ntago ngenda. Noneho arangije atera agacupa kavuye mu muti akajugunya hirya. Anje arambwira ngo genda ukazane. Ndangije ndagenda nkambakamba ngenda kukazana. Noneho muri uko gukambakamba ahita ankubita umugeri. Arangije kunkubita umugeri ndihangana ubwa mbere, ankubita uwa kabiri nabwo ndihangana, uwa gatatu mbona urambabaje. Maze kumbabaza ndirukanka, maze kwiruka musaza wanjye anyiruka inyuma, arambwira ngo ibintu ukoze ni biki, ngutumye ngo unyibishije ngo amakoto ngo unyimishije ngo buri guri ngo unyimishije ngo makayabo ngo twago twavuganye ko ngo utari bugenda. Mvuga nti nababaye, ariko abona ko hari ikintu twashakaga, abona ko musaza wanjye arakaye. Arangije aramubwira, iyo mbyibutse numva amarangamutima yanjye ari ukuntu abaye. Arangije aramubwira ngo ntacyo, ngo ngwino. Arangije amutekerera, tugera mu rugo iwacu batarava guhinga. Tuhageze noneho basanga batetse. Ayo ni amateka naciyemo ntajya nibagirwa. Buri muntu wese afite amateka ye, kandi ayo mateka maze kumenya ko wayasangiza mwene so nawe akamukura aho yarari. Korera Imana, iyo uzakorera Imana hari ahantu uca, hari ibihe ucamo. Rero ndashima Imana ko ntapfuye, ndashima Imana ko bamfata ko atari ko ndi, ko ari igihe bari bazi ko ntuzuye. Ariko ndashima Imana ko ibyo bihe byarangiye, ndabizi ko byarangiye, hakandikwa andi mateka mazima. Rero muri iryo vugabutumwa nabwo naciye muri ibyo bihe, kubera ko wenda igihe cy'imyambaro nari narakirenze, n'igihe cy'ibiryo narakirenze, hari ubundi buzima nari ndimo bwiza. Noneho Imana ishaka kugira ngo intoreze kuyikorera. Nakoze ubwo buzima mbucamo bungoye, mbabaye, ntafite uwo ntakira, nta muntu nabwira, ntamubwira ngo ndashonje, ntabwira ngo nambaye ubusa. Hari igihe uba mu bihe, hari igihe nigeze kuba mu bihe bingoye, utabona na kotegisi,
utabona n'amavuta nisigaga avoka ndibuka najyaga nyigura mu isoko hari centre ya 20 nabwo kuyabona byari bigoye ndangije nkajya nyisiga kugira ngo ntambuke nta muntu nabwira ikibazo mfite reka nkubwire mwene data yuri mu kigeragezo yuri mu gihe cyo gucurwa ikigeragezo ni cyawe ni cyahama hamwe ukigugune kandi ukirye ni cyawe ndibuka ko icyo gihe ndagenda kora ko nari menyereye nari nje tukizwa yo dutangira gukorera Imana tutangira tumeze neza ariko hasi haba hari abantu bari hanze boko kwinjiza mu muhamagaro ndibuka icyo gihe natangiye kugenda nanuka ko narya gasikwa nari nkirya indiragenda ntangira kunanuka bavuga baravuga ndibuka umunsi umwe burya amagambo ajyabaho ariko hari ijambo rimwe ushobora kuvuga uti iki gihe nacyo ndakibuka umunsi umwe umuntu umwe aragenda aravuga ngo ndatwite avuga ko ntwite abivuga muri baririmbye bagenzi banje abijyana kwa pasiteri ababwira ko ntwite ariko abashumba banje Imana ijye baha umugisha ntago bigeze babitinda ibyo gutwita kuko hari uko bari banzi hari uko bakuzi nubwo ibyo byose ubicamo humura hari abakuzi ntago abantu bose bakuzi ariko hari mame bakuzi kandi barakuzi nuko aragenda arazikwiza icyo nacyo Imana yagira ngo nacyo nkinywereho yajya nacyo ngicemo avuga ko ntwite indi bayaho ariko umutima wanjye ntavuga nti ntacyo ayitegereza izavuka ntangira kuba igicibwa none uko ngenda nanuka burya ibigerageza birakunanura amagambo arananura ndananuka ndagenda ngera ku biro bikeya cyane hafi nka 50 none barahindukiye bavuga ngo nayikuyemo ndibuka timu y'abantu nka 3 yaje kureba ko nakuyemo inda kandi wavuze ko nayikuyemo nuwaje kunsura asanga ndi muri regre ndi mu mihango abibona ko nta kotegisi mfite nitashije hari amashuka umuntu ugera mu cyumba uzakurwanya nukuzi uzakurwanya nuwakuje iruhande ariko ntacyo hari Imana izakurwanirira nuko aranje agenda ababwira ati yandayivanyemo kandi abibona ko ari imihango ndimo nuko ndangije ndaruca ndarumira mbona abamama bageze kuri 2 n'umukobwa umwe baje kunsura ngira ngo ngiye n'urukundo baje kunsuramo naho kumbi baje kureba umuntu wakuyemo inda baraza barandeba none turaganira kuko gihe ntago nari mbizi reka nkubwire nubwo hari biguhagurukira hari Imana igirenganura hari Imana igikuburanira nuko arangije mu gihe bariho bambaza amakuru meze ute ndaho ese ko mbona utameze neza ndi mu mihango ntiyo nyirimo ndaribwa arangije arambwira ati yo umwarambwira ati yo mbese bamera gutyo bagenda babireba noneho bugezeho nk'abamama bakuru baravuga ati se umuntu wakwema inda tuzi ko abameze gutya na gutya ndashimana ko abo bajyanye amakuru meza icyo nacyo ngicamo narishatse kubabwira ngo ikigeragezo cyose kiba gifite igisubizo cyacyo narakomeje mbicamo waruzi ko inzara ishobora gutuma imihango ihagarara naje guca mu bihe by'inzara y'amezi 6 aho ngani muri 2008 ukwezi kwa 5 n'ukwa 6 n'ukwa 7 ayo n'amezi yambera amezi mabi 3 andi 3 yo nari ntangiye kujya mbona uko ndya nabwo nkarya mu zindi ngo nkarya mu ngo z'abandi noneho ndangije inzara irankubita imihango irahagarara ntiyongera kuza amabere aritera uruhu ragenda ruhinduka umweru ndashima Imana ko aho naho nahaciye byo nabyo byaranteguraga integura kuvuga ubutumwa ngenda n'amaguru sinshobora kwibagirwa izuba ryigeze kunkubitira inyamirambo mpavuga mba mpazi sinshobora kwibagirwa imvura igeze kunyagira igikondo hose ko ngenda n'amaguru mbazarwa butabura n'amaguru ngenda nkaza ntafite icyo ndya ariko ntago nigeze ntuza nakomeje gusenga Imana rero buri rwego rwose urimo uhura n'ikigeragezo ntago Imana izakureka kandi izakugerageza bijyanye n'icyo ishaka kuzagukoresha umunsi umwe ingeragereza mwivuga butumwa njyana n'umuntu mwivuga butumwa tujya kubwiriza ahantu turasenga tumaze gusenga ari umuntu akeneye ko amasengesho turamusengera turangije kumusengera mu gihe cyo gutaha
abwira uwo muvandimwe, aramubwira ari mwene wabo, aramubwira ati uriya mwana w'umukobwa aranyigishe numva ndafashijwe. Nshuti mwene data, nagira ngo nkubwire ngo Satani ntabwo azaza afite amahembe, nta nubwo azaba afite ubwoya bwinshi, azazira mu mvugo nziza, ariko uzabe maso, isengesho wasenze rizakubera, rizaguhagararaho. Nuko noneho amubwira uburyo namwigishe neza, ashaka ko murera nkamukurikirana. Ndamubwira se ndamukurikirana njye ntari umushumba, reka azaze ku rusengero noneho muhuze n'umushumba wanjye amukurikirane. Mugabo aramubwira atoya ati genda ndumva mfashijwe, ari we numva ashaka. Muvandimwe mu nshuti yanjye twari tujyana, ari umudamu, tukajyana gusengana nawe, turasenga turamusengera, agafashwa. Yari umuporoso, agafashwa. Hano yari umugabo mukuru, urebye yandusha nk'imyaka nka 25. Nuko arangije mugo gusengana, arakomeza akajya akicara kuri barugo iwe, tugasengana, nkasoma ijambo ry'Imana, turataha. Bucye arambwira ati nkurikije ukuntu usenganye nanjye kandi ukaba ungiriye neza, nguhaye imodoka. Ndabyibuka yari akamodoka ka Corona Karina, arangije arakampereza kahuje Bordeaux, arampereza ambwira ati dore urufunguzo, atariko ati mfite imodoka yanjye iracyari majerwa, ntago irava majerwa, niva majerwa nzaguhamagara uzufata urufunguzo rwawe rw'iyi modoka. Ati shingiye ko umutima wanjye uguwe neza. Ndangije Imana icyubahiro, ndavuga Imana ndagushimye ko muri ubuzima umpaye nanjye imodoka, kuko rwose iyo uvuga ubutumwa burya umukozi w'Imana abakeneye imodoka. Niyo mpamvu ari rimwe na rimwe ari ahantu mu duhamagara ntitubagereho, kuko transport nayo ari ikibazo. Nuko ndangije ndagenda Imana icyubahiro, ndashima. Uwamugenzi we ndabimubwira, arambwira ati je ntago nari mfite ibintu by'ubucakura. Bimubwiye arambwira ati uriya ni umukire cyane, nta kibazo. Ati kuguha Karina nta kibazo, ati kandi Karina ni cyashya nta kibazo. Yego. Nuko noneho arampamagara, arambwira ati je n'umuryango wanjye kose twafashijwe, nge nanatekereje ko naguha imodoka gusa, nguhaye n'inka. Rero ndashaka ko uzaza kureba inka, kandi iyo nka nkayikwereka, noneho kava kuyireba uhita noneho utwara imodoka yawe. Ndabwira rero jewe ntago nzi gutwara. Ese na gushakira umuntu uzi gutwara? Ni ngewe mfite provisoire, nta perime mfite, nta nubwo ndayimenya kubyo nayitwara, ariko nigaga muri auto école, nyiga nta kibazo. None nagije arambwira reka nzana umuntu gibuze nawe tugenda. Arambwira tuyo si ngombwa cyane, nanjye ndi buyizane, niyo nayiparika ku rusengero rwanyu nta kibazo, ariko ngwino ujye kureba inka yawe. Numva nta kibazo rwose. Ndagenda za Gahengera ara hejuru, ngeze Gahengera njyana mu ifamu, anyereka inka. Ariko maze kunyereka inka ndayibona nziza cyane y'ishashi, ubona nziza. Arangije mu gihe agarutse ajya kureba abakozi bari mu murima, arabareba, aragaruka, noneho yicara hanze, arambwira ati tugende. Ngiye kubona mbona umugabo yahindutse, ntabwo akimeze kwa kundi, yabaye umupagani. Mu gihe nkimara kumureba gutyo, numva ijwi rirambwiye ngo hunga vuba wiruke. Noneho ndabwe se ndahungira ahantu ko ntahaza, ariko naje manuka icyo gisozi, ndamanuka ndiruka mpaka ngera Rugende n'amaguru. Nyuma aza kumpamagara, arambwira ngo kuki wagiye? Ndamubwira nti numvise ngomba kugenda, kuko numvise mpamanya n'umwuka w'Imana ko uri bungirire nabi. Araceceka. Arangije nyuma nk'imisi nk'icyumweru arampamagara, arambwira ngo ngiye nashakaga ko turyamana, ntago naguhaye imodoka kubera ko ari uko wari wambwirije ubutumwa gusa, ubwo narakurebye uko wabwirizaga, narakureba gusa nkumvira ari muri jewe. Ndashima Imana ko namucitse iyo nka ye, ntaguye ku nka ye, ntaguye no ku modoka ye, Uwiteka akandinda. Ibyo byose n'ibigeragezo umuntu agenda acamo kandi akagera. Ndashima Imana ko uyu munsi ngikorera Imana mpagaze kandi ntaratsindwa. Nuko ngo nawe nkubwiye ubuhamya kugira ngo ukomere ibyo wari uhucamo byose, uhagarare ku Mana. Rimwe na rimwe umuhamagara uragora, hari igihe Imana ijya iduhamagara ikaguhamagara ko yakwereka ibyo uzacura nabyo, warangiza ukumva
ntushaka kuwujyamo. Ariko uyu muhamagaro iyo Imana iguhamagaye rimwe na rimwe igushyira kuri tere, ariko ntabwo Imana ijya iba hirya yawe, iba hafi yawe kugira ngo ikurwanirire. Iyo rero waguye uba wagiye wenyine, nujya ujya kugenda jya uhamagara Imana. Rero uyu muhamagaro ducamo, amavuta dukoreramo, hari icyo cyarabanje gushaka kuyatoba, hari icyo cyarabanje gushaka kuyakuraho, ariko Imana ikabana natwe ikadukomeza. Rero njanye ijambo nshaka kukubwira ngo ikintu cyose cyahagarara imbere y'umugambi w'Imana, imbere yawe y'icyo Imana yakuvuzeho, imbere y'umugambi Imana igufitiye, Imana igikuraho pe, igikuraho ikakigizayo kugira ngo ukomeze. Ndibuka ko uwo muntu yaje gupfa apfa arwaye, gusa numva amakuru ngo yarapfuye, ntago nzi icyamwishe, ariko yarapfuye kubera ko nzi neza ko yari yakira ijambo ry'Imana, ariko aryakira ari kerensa. Ubutumwa ntago ugomba kubwakira gutyo, ugomba kuba maso kandi ukirinda ijambo ubwirwa n'umukozi w'Imana. Rero ni ukuvuga ngo reka tugane kuri aya magambo ari muri Yeremiya ibice byaho 49, ngera ngo Yeremiya ibice 49 ku murongo waho wa 10. Yeremiya 49 ku murongo waho wa 10 aravuga 49 umurongo wa 10, cyangwa se reka twirebere ku murongo wa 11. Haravuga ngo siga imfubyi zawe nzazirera, n'abapfakazi bawe banyizere. Bishatse kuvuga ngo hari igihe wowe wumva ko ibyo uriho unyuramo ari wowe kamara, ari wowe batagufite, umuntu atagufite ntacyo yageraho. Hari igihe rimwe na rimwe umuntu agiye kubita ku gatuza akavuga ngo umukozi w'Imana runaka n'igihe umugize, uribeshya cyane. Hari igihe ushobora kwikubita ku gatuza ukavuga ngo umuryango wanjye n'igihe uwugize. Oya, iravuga ngo kubita imfubyi, ngo kubita urumva ikagira ngo ni wowe rwose umuhagaze. Iravuga ngo siga imfubyi zawe nzazirera, n'abapfakazi bawe banyizere. Ariko ku murongo wa 10 haravuga ngo ariko nasahuye Esawu, nahishuyeho yahishaga kandi ntazabasha kwihisha. Urubyaro rwe rwararimbutse, na bene se n'abaturanyi be nawe ntakiriho. Bivuga ngo yahishuye ibya Esawu aho byari bihishe. Imana ijya ibasha guhishura ibibi byawe aho byari biri. Uburyo ukeresa iby'Imana, ibasha guhishura umugambi mubisha uri ku buzima bwawe, ibasha guhishura umugambi umwanza gufitiye. Ndavuga ngo nahishuye ibya Esawu yabihishe. Imana igihishura. Imana yampishuriye umugambi w'uwo mugabo y'ibyo yaramfiteho, kubera ko nabanye nayo, kubera ko natindanye nayo, kuko motive yari iri muri gihe kwari ugushaka Imana, kwari ugushaka imbere y'Imana, kwari uguhagara mu mwanya Imana ishakamo. Ntago narinje muri uyu murimo kubera ko nshaka kwinezeza cyangwa ibyubahiro, kuko hari ibyubahiro nari mfite, hari ibyo nari mfite byari bikwiriye pe, byari bikwiriye. Ariko Imana ishaka ko mba muri ibi bihe kugira ngo mbashe gusa kuyikorera, mbashe incisha aho ishaka kuncisha, kugira ngo nzavuga ko ariyo, ntazitirira, ko ntazabyitirira, nitira amashuri yanjye, nitira umuryango wanjye. Hoya, rero ahanga ngo nahishuye ibya Esawu, nanjye yampishuriye ibyuriya ntarabigeramo, irandokora, kuko yari urugendo natangiye ari yaruntangijemo. Rero nagira nkubwire nshuti mwene data, nubwo wumva wikubita ku gatuza, hepfa ku murongo wa 10 ngo siga imfubyi nzazirera, n'abapfakazi n'abanjye. Haleluya. Nagira nkubwira ngo aka kanya nkikubwira ubu buhamya, nabirashobora ko hari ibyo wari urimo wowe uduteze amatwi, hari ibyo waciyemo, hari ibyakuryamishije, hari ibyatumye ubivamo, ariko komera, wiyongeremo imbaraga, wongere ushaka Imana. Rero ibihe tucamo nibyo bitwegereza Imana. Intambara duhura nazo nizo zituma Imana itugira icyizere, itugira icyizere ko twayihagazeho tukayinambaho. Korera Imana nta ndamu, hanura uvuga icyo Imana ikubwira, udakoresha amarangamutima yawe, udakoresheje indamu zawe, udakoresheje kugira ngo ubashe kwigera kuri icyo. Imana ifite amavuta,
izaguha amavuta y'igikundiro. Imana ifite urugo rwiza izaruguha. Imana ifite akazi keza izakaguha. Imana ifite ubutunzi izabuguha. Imana ifite amamodoka izayaguha, izayaguha wongere uyaguhe, izaguha amazu, ikintu cyose iragifite. Ariko numvise nyoborwa kugira ngo tugane kuri ubuhamya wumva aho Imana icisha umuntu. Nta muntu Imana ijya gukoresha idafite ahantu yamucishije. Wowe ushaka kubyigana izakumanura hasi, kandi wowe ushaka kuzamura agatuza ukumva ko ari wowe ugize umuryango wawe, ari wowe ugize abantu runaka, Imana ishobora ikwereka ko byose bishoboka, ko ishobora kugukuraho yarangiza ugakomeza urugendo. Uwo yumvaga ko anduhuye ampaye imodoka, ariko uyu munsi ndiho kandi ndacyakomeza. Ndashima Imana ko ibyo byose yabintambukishije. Ndashima Imana ko ikinkomeje. Ntago ndava muri uyu mubiri, ntago ndava mu isi idafite ibigeragezo, ariko ndacyafite Imana mu ruhande rwanjye. Rero nshuti mwene data, nawe ndakugira inama, nubwo hari byakugushije wongera uhaguruke, nubwo ari watsinzwe wongeremo imbaraga, nubwo hari ibyo uvuyemo kubera umugambi w'Imana wumva ko utinze ku buzima bwawe, ariko ongera ushaka Imana, wongera usenge, wongera uyikomezeho. Imana yacu ntago igikoze isoni, kandi Imana yacu ntago iryarya. Wongera uyihamagare, yiteguye kumva. Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza. Turi kumwe. Yesu abampera umugisha. Amen.